Ndabashimiye mukozi ko mwagira ibihe byiza aho muri hose. Iyi ni Master G TV nk'ibisanzwe. Umunsi wa none icyo ngiye kuba naberekera hamwe ni uburyo ushobora kuba wakora thumbnail ukaba washyira kuri YouTube. Nkwibutsa ko thumbnail akamaro kayo kuri YouTube ishobora kuba yakurura abantu bareba video zawe, ndetse bikaba byagufasha kongera subscribers kuri YouTube, ndetse bikongera n'amasaha abantu baba barebye video zawe, kuko thumbnail ituma abantu niyo ibatera kuba bafungura video yawe bagatangira kuba bayireba. Icyo uzakora uzabanza uza muri Play Store, umara kuza muri Play Store udownloading application bita Thumbnail Maker for YouTube. Umara gukanda njya kukwereka iyi application ko izaba imeze. Urabona ko hazamo ama application menshi zagiye atandukanye, uzakanda ku yo ushaka kuba wakanda wowe kugira ngo ube wakatangira kuba wakeditinga thumbnail ushaka bitewe n'iyo ushaka kuba wakoresha kuri YouTube. Ushaka kuba wakoresha ugakora thumbnail kuri YouTube. Wibutsa ko thumbnail akamaro kayo ni ukugira ngo abareba video zawe bagire amashusho kuba bakanda kuri video zawe bakazireba. Nkuko mubizi rero ngewe narayidownloadinze application bita Thumbnail Maker, ariyo iyi ngiyi ngiye kuba nakwereka. Dore ngiyi hano iyi application ngiye narayidownloadinze, no mvuge kwereka uburyo wayijyaho ukaba wakora no thumbnail, no nkwereka n'uburyo wayishira kuri YouTube. Uzaza ukane kuri application bita Thumbnail, numara kuyidownloadinga noneho numara kuyidownloadinga izifungura gutya. Urabona ko hano bisa nkaho bitari kuba byakunda neza, kubera ko ibindi bintu byinshi bihari biri kuri iyi telefone, biri kuri iyi telefone. Bishobora kuba ari byinshi rwose kabisa, ariko wenda kubera ko bitari kuba byakunda bitewe n'ibintu bihari. Duse nk'abasubira inyuma gato, bavuga storage dufite iya telefone yacu iyo iri gutuma iyi thumbnail ishobora kuba itakora. Rero turayifunguye sasa, rebe neza cyane. Urabona ko yatuza ya Thumbnail Maker turayifunguye, tugiye gutangira gukora thumbnail. Urabona ko hano hejuru hazamuna thumbnail, create thumbnail, uhita uza kandi create thumbnail, uhita uza ahita bakujyana mu mafoto mu izi relation cyangwa se mu izi square ukuntu ziba zimeze. Izi square nuko akamaro kayo ari ukuntu 16:9 nizo square zikoreshwa kuri YouTube. Niko uzahaza ugakandaho gutya, nyuma ugakandaho gutya uzahita noneho ubona background photo, background art, text, effect na bita image. Ituzo wenda ukande kuri image ushaka guhuza amafoto menshi agiye atandukanye, uze kuri gallery yawe. Urangiza umara kuza muri gallery ukore ibi bintu ngiye kuba nakwereka. Wenda uze mu mafoto yawe ushaka downloading, fatemo kimwe cyangwa ebyiri, uyizane uyishire noneho kuri ya ntuza ya Thumbnail Maker yawe. Urabona ko ngiyi ya foto ya mbere, urabona ko ngiyi ya mbere. Dusubireyo dufate n'indi foto, tugere tuyahuza agiye atandukanye. Ngaha hano tuza mu mafoto turebamo ifoto runaka, tuyizane tuyishireho iyo tuyihuza bitewe n'icyo dushaka kuba twakwerekana cyangwa se twigisha ahantu runaka kuri YouTube channel yacu. Tuyishyiremo bitewe n'ibyo dushaka kuba twagaragaza. Aho tuyifitemo no kunayo twayisizemo noneho sasa twagezemo bite uza hano bariho uza nawe bite uza uyishiremo neza no gusasa iyi ntuza. Iyi thumbnail yacu nayo tuyishiremo ikwigemo neza fresh gutya. Twongere tuze dushaka indi foto, nayo twongere dushiremo indi foto. Ushaka gukoresha amafoto menshi agiye atandukanye, tuze n'ubundi dushaka indi foto
aha dushyiremo none sasa tuze hano shaka indi foto nayo tuyishyiremo, dukore thumbnail igaragara ifite karite nziza ku buryo wenda izakurura abantu bitewe n'ibyo dushaka kuba twakwigishaho. Aha gutya shyiramo akandi gafoto dukore thumbnail. Aha tuvuga ati tuza hano kuri tagisi twandika ati tuvuga ati mukore subscribe, mukore subscribe, dushyiramo gutya inshuti zanjye tuza wemeze hano, mara kwemeza nabyo ubishyiremo, ariko tugiye kubizana tugira ute tubishyiremo hano aho twanditse, dore ngibi hano uri kubibona uri kureba neza, urabona ko ari ngibi hano, urabona ko ari ngibi twabishizemo biriya byo gukora subscribe. Urabona ko hari kariya tujambo uri kutubona neza cyane. Urabona ko noneho ya thumbnail yacu ije igaragara none. Aha urabona ko thumbnail yacu twayisoje, wenda ni thumbnail runaka tugiye kuyidownloadinga noneho tuyishyire kuri YouTube. Byaterwa n'ibyo uzaba ushaka gukora, ushatse washyiramo n'andi mafoto menshi agiye atandukanye, ugashyiramo n'amafoto agiye atandukanye bitewe n'ibyo ushaka kwerekana kuri YouTube, ushyiramo andi mafoto agiye atandukanye, iyo ukayazana ukayashyiramo y'abakinnyi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'icyo ushaka kuba wakerekana muri video zawe kugira ngo ukurure abantu. Aha urabona ko noneho ya thumbnail yacu isa nkaho yuzuye. Aha noneho ngiye kwereka uburyo tuzagira ute tuzayidownloadinga, nkwereka uburyo tuzayidownloadinga noneho sasa. Urabona ko thumbnail yacu isa nkaho yuzuye, urabona kano kantu kari hano hejuru iburyo bwa telefone yacu niko tuzahita tukabona, kano kantu kari iburyo hano aha ngaha uzahita uza ugakandeho uyisevinge, none save as image, tuze kandi hano save, ubwo urayisevinze uhite usubira inyuma. Tugiye kwishyira no kuri YouTube. Kugira ngo uyishyire kuri YouTube bisaba ko ufite iyi application yitwa YouTube Studio. Iyi ngiyi bisaba kuba ufite iyi application bita YouTube Studio. Iyi application uba uyifite muri telefone yawe nayo izagufasha kuba washyira thumbnail kuri video yawe runaka. Uhite uza ukane kuri ya YouTube Studio, tuza kuri za video zawe zihita ziza, uhita haza amagambo hano nkwereke hahita dashboard, tuza hano ukane kuri content, hano nukanda kuri content uhite ubona no za video zawe, uhitemo video wenda ushaka runaka, tuza ukane ku tudomo turi hano utu uzitubona akantu wanditse ngo edit, uhita ugakandaho, numara kugakandaho uzahita ubona hano numara gukanda uze kuri aka video uzahita ubona akantu kameze nk'ikaramu hano, uhita ugakandaho bahita kujyana muri za thumbnail zawe wakoze, uzahita bazikujyana. Aha urabona ko hano ntabwo arizo bari kutwereka, izi ni izindi nagiye nkora ko tugiye kureba n'aho twakoze. Aha muri ya ntuza kandi nitumaje gukora nonaha sije muri telefone yawe hano muri galeri mu mafoto, uhite uza hano mu byumba urebe uze ushakishe, uze hano urebe kuri thumbnail, thumbnail uriho ukanda urebe ya thumbnail twakoze ko yaba irimo. Hano ushobora kubona ndi kubona ntayirimo, nze nkwereke ahantu iri, uze urebe muri mafoto katurebe post maker. Aha uhita ubona handitse post maker, noneho ubona ko ari hano ibiri kumukanditse post maker, uhita ugakandaho uhite uza urebe ya thumbnail yawe. Urabona ko ya thumbnail yacu ngiyi hano uko twayikoze iraje. Icyo musaba ugomba kuzesha muri 16 n'ibice 9, 16 ku 9 niho zi thumbnail zikora zo kuri YouTube, ubundi uyikore neza.